wowe uzi ko utabizi man. Oye, bundi twabiretse. Mama nita mata. Oye. Ni gutyo. No. Areka nyondo byiwe. Uracyari feke gusa. Ariko man tumaze iminsi tunakundanye. Yata. Ariko riniga yanjye subizi se. Gusa nyine urabizi nubwo tuba dukina ntabwo mba nishimye bitewe na cya kibazo. Ariko se nanone ntabwo cyakemuka. Wata ahubwo njye nabuze n'uburyo cyakemuka. Ntabwo wamfasha. Ako se nkaho ubundi kuri inshuti yanjye nk'inshuti yanjye wamfasha kugira ngo kiriya kibazo gikemuke. Ariko man ndabangamiwe nubwo tuba tukina tugira iki ngero nabyibuka mu bacitse. Nibutse umuti none. Buriya nakuntu. Urabona nyina makari akuzegereje. Rwose business zawe zigenda neza abana barapfuye ngabo barashize ibici byose nyatsi zakubanye nyatsi arukunjo bitekereje bura nta kuntu hari ahantu nzi umupfumu imbaraga umupfumu afite imbaraga yihore kimwe bari by'umupfumu w'inshuti yanjye uranagira umupfumu nano kuvuga ngo ahantu basenga ntajya bakansengera urambwira nawe uza abapfumu waruzi yuko umupfumu gusa n'ibintu ukabibura aguteza amabuye akajya arakuvugira hejuru ku mutwe akaguteza ingurube zigere zirara zihumira hafi yawe mu rugo ujya uwo mupfumu wenda bisi kubyo muzumvikana abantu bagutumye nk'uko yibara rimwe warikura heza ibara rimwe iyo nk'uko wayikura noneho se urumva twabigeze twaragiye ngo tugiye gukubita uwo mugore twese yaratuvunaguye urabizi unavunaguye yaratwishe none urabona niba tutashoboye no kumukubita turi babiri twakurije nese waho kundangira ahantu dushaka kujya gusenga wenda bigakemuka urambwira umupfumu gusenga nanone biga iby'Imana biratinda waba none wapfuye wanaboze no ngombwira noneho umupfumu nyiramakuru yitwa umupfumu yitwa umupfumu se umupfumu rero bamwita zonto se turitiramo nanjye akazina kubera ukuntu afite imbaraga nanjye akazina niwe nagakopeye nanjye nahisemo kwitwaza kubera umupfumu urabona nawe barikuye ko witwa tica zonto se nyine nawe wigishanya mu kubera ko none se ubwo uzagenda bita uzagenda urabona mfite n'akagofero keza k'agasitiye wowe icyo uzakora uzakagutiza reka turebe uzaniza ingofero uzayigutizamo rwose ugakunda abantu bakeye uzanira n'izo nkweto nazo uzazigwa rwose inkweto nazo uzaziniza ugakunda abantu bakeye ugiye ujabiriye ntabwo yakwemera gutya n'udukweto tungu tuzatugura ugende amafaranga ayazakuba kandi ndabizi muzumvikana urumva asigaye guca muri ibi bibazo ibintu bikemuke ntabwo azaneza amahembe ntabwo azayaguteza ntabwo azaneza amabuye n'ibishangwe bikajya birara bimvugira hejuru ndamwizeye yanagiye inshuro nyinshi aramfasha nawe ujya wavuye rimwe kabiri gatanu niyo mpamvu ubona ntuje umutuzo niwo mukesha tuzajyeyo ryari ahubwo wowe uko bimeze urabona uyu munsi nahagana he urabona ni ahantu hubakishijwe amatafari nta mucanga mbega ni ahantu ku muryango wa gatatu ku muryango wa kane wa gatatu ahantu hubakishije rukarakara hatari n'urugi n'amadirisha n'anariho n'ubu hagenda uri kubivuga ngo utuntu turi kuza n'imbaraga ze cyane zitangiye kungeramo uraravura uriya ni uwa mbere uriya bambwira ko yahuye na shitani nkuru baraganira uriya ararenze afite imbaraga nta nubwo zishiza ki araguka ajya ukamugaha njyewe nzajyayo nzamusahisha nutabona yirukaza no ugasura rwose ibyo jya bikora kuri ugomba kwirukaza ugasura ahubwo we tugiye kugenda wipange umuntu uzamagara umbwira ukuntu byagenze siko bimeze sawa arega nicyo mwemerera uri inshuti yanjye magara nukuri kuva kera kandi uzazi muri inshuti yanjye cyane rwose kandi tazashwana reka ntabwo bibaho ubwo rero uriya muswa ni kadingo uyu munsi ndamwemeza ndabona munsi ndabona ziko ndimo agapfumu keza shawe ndabona ibintu bisanzwe ariko ziko niyo mwuga ndaza gukora umunsi ndamwemeza ariya ibirabindije
ngo abijyana ku mupfumu ninjyewe kuba namurangiye umupfumu arajyaho agasanga ninjyewe ntabwo ari bubimenye yewe dore umupfumu zonto ariya mafaranga niyo ntayatwara ndamenya ko ntazi kuraguza sha kaze nje mu ndaro yanjye ndebe ko naho ibintu bimeze neza ubundi naza njyewe umutuburire yumirwe sha yewe we ndabona indaro yanjye rwose nayiteguye neza ngo bagiye kuza mutubure kadingo ubundi ko atazi bimeze bite mwaze mwemeze biriya bihumbi ijana ngumva umva nzabirya mana we sinzi nzabiryamo amandazi ijana mbiryemo iki mutuburire gusa uvangwa akangaka ndajya ntabwo umugisha mubeshya mutubure ubundi ayo ni najya none ndemera ko zonto ntazi kuragura kabisa sha ntagiraze amaye nka data saha niho bambwe ngo hari umupfumura si umupfumu kumbona mayi umupfumu bashigisha ubushera mayi umuntu ufite amazu gutya meza pangu yaragura wajya ngo ni kwa Binego ngo ku muryango wa gatatu ngo wa mbere n'uw'inzu ni nabamo wa mbere wa kabiri wa gatatu kuwa kane koko ubwo ni hariya niho indaro yiwe si uko nabonye biriya bintu biba bijwigira ngo niba ari kwa Binego bya Kajumba ndabikirara noneho ndatiyayo pe Muraho yewe muraho bravo hagarara guma hagarara niwo mupfumu bandangiye uretse maze cyane umurundi bakabasekuruza bakwemerera kwinjira ngaha mu ndaro yanjye umurundi waka urawemerewe kwinjira nuwanga kwaka ntabwo uraba ubyemerewe injira urabyemerewe injira kuramo inkweto ntabwo wemerewe wicara hasi uramye ceceka ngaho ene kujya kajana ndakubona barimo bambwira ngo witwa Zonto nitwa Zonto nibyo barambwira ngo bafite ikibazo cy'umuturanyi mubi waba uturanye n'umugore bita Nyiramarishari uwo mugore muraturanye uwo mugore Nyiramarishari aranzengereje rwose uramuzi aranzengereje ndamuzi barutse gupfisha umwana mbwira urutse gupfisha umwana w'amezi 9 rwose uwo mugore nunzengereje uwo mugore yaba ari umupfakazi arutse gupfisha umugabo nibyo afite umugabo oya afite umugabo abasekuru baranyereka ko nta mugabo afite kuko ibyo gukorera byose ntiwashaka ingo niyo mpamvu none uje kwa Zonto umupfumu kabuhariwe muri aka gace ndaje muraguriye ubundi ibyo ushaka byose ubigereho ufite amafaranga angahe mbwira ufite amafaranga angahe
nawe nazanye nawe wazanye kubera iki nabacunga gufasha abasekuruza bagomba kuba bafite amafaranga ubundi nanjye nkagufasha nazanye yashira aho ngaho ushyiraho n'ahandi ko wazanye makeya nzayazana shaka 500 nzayazana rwose nzazanye yazanye nawe nayindi ushaka ngo gukemurira ikibazo by'ibinego bya kajumba umupfumu zonto ndagukorera umuti maze ibibazo byawe byose bikemuke uranyumva reka mbaze abasekuruza abandi ufite ubwoba icara hasi wageze aha ntabwo urava cyakuzanye kitacimutse ibi ngibi ureba rero iri ni ry'umusega wariho n'isatura ry'iyo rigaheramo uyu ni umubiri w'umuzimu wacu mukuru uyu nawe ni umubiri wa sekuruza wacu mukuru dukoreye imbaraga zose ibi nabyo ibi ngibyo nakuye munsi y'inyanja imbaraga zanjye zose niho ziva nazihawe n'umushitani wacu mukuru dukuraho imbaraga zacu zose vayo hano wicare hano ubu rero igikurikiyeho ubu mugore zana ayo mafaranga bambwiye ko ufite amafaranga yandi ataraye zana amafaranga uyashyire hano y'inoti yazane winjira ubwoba zana amafaranga uyashyire hano yashyire aha ngaha zana ngo ibibazo ufite byose mbikemure kuko wageze hano kwa zonto ibyo ushoboye byose ibibazo ufite ni ibi mbwira vuba byose birebe nawe urabimenya wambwiye ngo birebe nawe urabimenya aza mbwira gakeya sinabimenya mbereye ku byo wambwiye wikoraho ni ukuvuga ngo amaze abasekuru ufite bizinesi ntizigenda ufite umugore waguteje inyatsi uri gupfisha abana buri munsi uri gupfisha amatungo buri munsi niko bimeze wambwiye ko nako ntabwo wambwiye ahubwo ni ukuvuga ngo abasekuruza bari kunyereka ko urara utaryamye wumva ko ibintu byose bitameze neza igikurikiyeho rero ngiye kuguha impamba cyangwa se inkono y'abasekuruza maze ubashe kunga ubumwe nabo imbaraga zabo zibashe kukujya mu bundi nanjye njye kumenya icyo ngufasha urabyumva iyi ni inkono y'abasekuruza ugomba kuyiryaho maze imbaraga zawe zikabasha guhuza n'izabo ngiye kuryaho inshuro 3 maze ibyo ngiye kukubwira uryo ubivuga uravuga ngo munyakire mu muryango wanyu ijya vuba ubivuga munyakire mu muryango wanyu gira vuba munyakire mu muryango wanyu ongera umuryango wanyu ongera bwa nyuma iyo ni inkono cyangwa se ni indyo y'abasekuruza ahangaha rero nkabafiteho n'icyo kunywa nawe n'abasekuruza cyo kunywa cy'umurage nacyo ugomba kukinywaho maze inyota ufite ibibazo ufite byose bigakemuka akira umwe kuri ntango maze ubundi ibibazo byawe bikemuka gira vuba inywa vuba vuba urimo urakererwa amasaha arimo arihuta gira vuba vuba
kunywa cy'abasekuru ni ukuvuga ngo rero ngiye guteramo hano inzuzi muri iyi nyanja iri hano uwo mugore wakuzengereje mukwereka ubundi nkwereka icyo ndaza kumukorera rwose uwo mugore niwe nshaka ngo niwe nzengereje niwe wakuzengereje niwe nzengereje isura ye urayizi isura ye ndayizi ndaje nera inzuzi muri iyi nyanja yanjye araboneka se ndaje mukwereka araboneka umurebe isura ye ndayizi rwose zoto ndayizi munyereke ayo ushaka yose nzayaguha umugore nzayaguha ni umugore w'inzobe rwose muremure ayo ushaka yose nzayaguha ukunda kwambara ibintu by'ibitenge ayo ushaka yose nzayaguha ndaje mukwereka nzayaguha ariko munyereke rwose reka yanjye cyangwa se muri iyi nyanja yanjye ubundi mukwereke ndabona yaje uramubona n'uyu nguyu murebe neza n'uyu nguyu n'uyu waje nyiramukari uzikari ibyo n'uyu wakuzengereje n'uyu usanga umukorera iki nze gusanga yiruka ku gasozi yambaye ubusa rwose nawe yambaye ubusa nicyo ushaka barashaka mineko byakajumba wonyine amakare njyewe kajumba niwe zonto ndagutegetse ambara ubusa ubuhemu bwawe njyewe nguterereje abasekuruza banje ambara ubusa kuvuga uyu munsi kugeza uyu munsi nshaka kusara uba umusazi genda ndakwamaganye genda ndakwirukanye mvibere genda wowe ndakwirukanye va mu nyanja yanjye genda ndakwirukanye nuko unyura amakare wawe ndamutsiritse ndamwemeje icyo ugiye gukora noneho ariko rero aya mafaranga ni make nshaka 100,000 nzabizana nutabizana nzakwica ijana nzabizana nzanarenzaho n'andi nitsanga yagize zane ni bavuga ngo ni nutayazana nzakwica fata uninde amafaranga nyereka none se ubundi nimbura kuko bajyaga bavuga ngo inkoko y'ibara rimwe itsimbura ayo mafaranga yose wazayizana ibizazana ibara rimwe ry'umweru ntabwo naribona oya niryo shaka n'amagi 3 mfite iry'umukara ubwo uzazana inkoko amagi 3 ayo magi nayo agomba kuzaba ari umukara urumva amagi y'umukara ntabwo amagi 3 y'umukara amagi y'umukara ntabwo ni inkoko itukura urumva nzazana amafaranga 100,000 nabyo nta kibazo ndongera ufate kuri ntabwo izakubera umurinzi umweho gakeya kandi n'umwe nyishira kwica vuba wongera ufate no kuri indyo abasekuruza bazakurinda fata ubu rero igikurikiyeho ngiye kuguha umurinzi aho uzajya hose ugomba kuzaba umufite uranyumva kandi kugeza kuri uyu munsi abasekuruza bambwiye ko utemerewe kongera gukaraba kuko uburinzi nguhaye nukaraba buzakuvaho ugomba kuzongera gukaraba ari uko ugarutanwa uburenganzira uranyumva uyu murinzi nguhaye rero amahoro umushitani mukuru munsi y'inyanja igihe merukayo itegeko ntabwo ugomba kuzanyagirwa n'umunsi n'umwe kuko nanyagirwa uzahinduka imbwa uranyumva ugomba kwirinda ikintu cyose cyitwa amazi ntabwo ugomba kunyagirwa ntugomba koga ntugomba gukaraba enda ugomba kuzajya umukenyereraho ukawizirika ku mukandara wawe uyu murinzi wawe ugiye hose akazakurinda fata uranyumva uyu murinzi nawe n'umushitani mukuru maze akurinde ibyo nakubwiye wabyumvishe ntuzakarabe uzahora umukenyereho kuko nahura n'amazi uzahita uhinduka imbwa fata ugende
Vembere jana. Ibaza byawe biracomotse. urakoze Kirukiru. urakoze Jana. Yagiye. Ndabona agiye. Ndakwemeje ariko we. Munkoreye umuti gusa. Urabona ngo kirangire ibiryo cyo kavuna umuheto. Baba n'inzara nari mfite. Nzara nyota kubera gusarara akabapfuma mwarago. Ndaguhamisha ibihumbi 100 nkabanda biriye ngo umupfumu wa hehe ariko ko kuba mu mujyi burya ntago ari ukubara inyubako ni imitwe ntabwo ariko mfite umutwe mana yo mwijuru. Ndaguhamisha jana ndaje mu kanya nkwibarisha ndebe ko numva ibyo mbwira ndebe uwo mupfumu wawe nimba mwawe zonto ndaguhamisha akazi ndagakoze reka nigende. urasi wa muntu yambwiye ngo ndasanga yasaze none ko mbona ahubwo ari gukina ari guseka. Uriya muntu niyambeshe di si imitwe yanekereye. Urabona ibintu zoto ngo ni mushiti wanjye yankoreye ambiriye amafaranga y'ubusa kangaruke ngo hanya ngo uyu ni umurinzi amaye hano kangaruke mbonane nawe gusa kandeke no kwibangera mu rugo kangaruke. Kaninjire na hano ntabwo nirwanya kunyura ku irembo kaninjire na hano ariko ndabonana nawe gusa. Sha Zote Yo salam umeze bite se? Uranteke ni wowe nuburi ni wowe wigize umupfumu Ikize oya ariko wo wamuvuna mweto isi basa nuburi isi abasa nuburi agabo ngo uri kureba ngo Jesus is Lord. Ise kari umwarabiramo unose waje ryari hano urahazi wowe ndakuzi. hanya ngo uyu umurinzi wambaye wa umurinzi wa mugisenzi hako se bimeze bite mwana? Urabona ngo umuntu w'inshuti uratinya kukambesha ukantuburukana kugira ngo njye amafaranga. Ako subonde wona gutuburira ni gute nakwatsa amafaranga ngo nyimuri ibibazo yaje ukayanyima urumva je nawe kuyabona gute? Yesu we. None ninyabona nzayagusubiza. Kafuno muheto wanjegera wanye nayibwe. Je naraguhamishe je. Nayo nguhaye ijana sige gwa. Utamenye gumana amafaranga 300 nanjye ingofero sinzayigwa nizugo dosinzazigwa. Tu amubura utamenye ubwenge niriya uzayirya niriya.